gihe cyo kubyara, mu ndwara zikomeye mubona kiza, mu ntambara z'urudaca araseruka kandi aratsinda, uwo mwami arashoboye. Uyu ni wa mwanya twahariye abahanzi n'ibyamamare. Menya amateka y'umuhanzi cyangwa umuvugabutumwa, abaririmbyi ku rubuga rwa Reba TV yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi wamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye, harimo indirimbo yitwa Jehova, na wundi ni witwa Jessica Mucyowera. Uyu mubyeyi uyu munsi wakibaza ngo ni umuntu ki? Bana natwe umenye byinshi utari uzi kuri uyu muhanzi wikundira Jessica Mucyowera, umenye amateka y'umuhanzi kuva akiri umwana kugeza uyu munsi. Ugiye kumenya byinshi utari uzi kuri uyu muhanzi wikundira. Njyewe ugiye kubibagezaho nitwa Niyogushimwa Daniel. Nimba bwari ubwa mbere, uru ni urubuga uzajya usangaho amakuru y'abakozi b'Imana atandukanye, kandi wibuke gukora subscribe nimba bwari ubwa mbere kugira ngo ujye ubana natwe nyishyiraho amateka cyangwa inkuru zitandukanye muri gospel, kugira ngo mu gisaza cy'iyobokamana kugira ngo ubu mbere inkuru yiti kugeraho. Ayo ni amateka tugiye kuvugaho y'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wamenyekanye nka Jessica Mucyo. Kuba nari namaze kwiyangaja gukundana nawe, nta kintu na kimwe cyari kuza ngo kinyitambike, keretse nyine urupfu nkamubura. Ariko igihe cyose ari kuba ari muzima hari none se umuntu yanyita umwana gute nyine afite imyaka 24 kandi leta yemera 21? Uzaniya amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Mucyowera Jessica yavukiye mu Rwanda, avukira mu karere ka Ngoma ahazwi nk'Ikibungo, ariko bitewe n'ubuzima yakuriyemo bwo kubura umubyeyi we witabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, akaba yararerewe kwa nyirakuru i Rwamagana. Mucyowera Jessica akaba yarakuze mu buzima butoroshye bitewe n'uko yakuze nta mubyeyi we abona, akaba yaravutse Yandijije byo byari byinshi, ariko icyari cyarabiteye ngira ngo nuko nakuze ntagira umubyeyi. Ntekereza ko iryo shingiro rya byose. Niho havuye inkoni nyinshi nakubiswe, niho havuye inzara nyinshi yandiye, niho havuye kubura affection, niho havuye kubura uwongisha inama, niho havuye kutiga neza. Uyu muhanzi wabonye izuba muri 1992, akaba yarakuze nta mubyeyi abona. Avuga yuko ubuzima bwamugoye kuko atagize amahirwe yo kuganira na papa we cyane. Icyo papa yamubazaga ni kumaze sumeze ute, ntagire ikindi kiganiro kirekire. Byatumye aba mu buzima bugoye kandi butari bworoshye, kuko ntago yabonaga uko yabaza ibibazo byinshi. Yamenye yuko yabuze umubyeyi we ariko akuze. Uyu muhanzi ukunzwe cyane bitewe n'ubuhanga no mu kuririmba afite. Uyu muhanzi wamenyekanye muri korali yitwa OG Libora ibazwa mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanzi uvuga yuko ibijyanye n'amashuri ayabanza yize i Rwamagana kwa nyirakuru kuko na sogonderi, ayisumbuye yayize mu mujyi, yayize i Rwamagana ndetse no mu mujyi. Kaminuza yayirangije mu mujyi wa Kigali. Avuga yuko amahirwe yo kwiga nawe yayagize nubwo bitari byose kuko hari umwaka yasibiye kubera ubushobozi bwe bwabuze, ariko undi mwaka ajya ku ishuri agira amahirwe yo kurangiza kaminuza. Uyu muhanzi uvuga yuko agahinda kose yagize ko kuba yarabuze umubyeyi amaze kubona umugabo, dore ko yaramubonye ku myaka 24. Umugabo ngo yamuhaye keya, amutega amatwi, amumara agahinda, dore ko uyu mugabo we
baririmbana n'ubundi muri korali Angel Bora mu mujyi wa Kigali. Avuga yuko rero bari mu bahanzi bafasha iyi korali mu bihangano byabo, mu kuririmba mu ndirimbo bagenda babaha zitandukanye, harimo n'indirimbo yamenyekanye ngo sinyuhita umugaragu ahubwo uri umwana mu bandi, indirimbo yakunzwe cyane ya korali Angel Bora cyangwa iri tsinda riri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi ukunzwe cyane nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mu macaca atandukanye cyangwa mu nsengero zitandukanye, bitewe n'amateka, bitewe n'ubuhamya bwigendera afite. Umuhanzi rero uyu munsi ni umumama ushima Imana ufite abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Uyu munsi akaba nawe ari mu mashimwe nk'uko ari kubivuga. Uyu muhanzi rero umaze kubaka amateka mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, avuga yuko nta Imana itakora umuntu, bitewe n'uko nawe ari mu bacuruzi bakomeye mu mujyi wa Kigali baranguza ibijyanye n'inkweto mu mujyi hano muri Chic. Rero uyu muhanzi avuga yuko agahinda yari afite kose kashize akimara kubona umugabo umuha care kandi akamwitaho, kandi ibikomere yari afite byose ikaba Imana yarabimwomoye. Rero mbifurije amahoro y'Imana no gukomeza mukaryoherwa n'umwaka mushya, mukomeze mugubwe neza. Mwari kumwe na Niyo Gushimwa Daniel. Niba ushaka kujya ubana natwe ukamenya inkuru zacu zinyura ku rubuga rw'iyobokamana kureba TV yacu, kora subscribe na like, comment, inkuru ikakugera mu ba mbere. Mukomeze mugire amahoro y'Imana, ndabemera cyane. Agahinda nabonye akamara, nta gikomere nta kimwe atomora, ukuri Yesu nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, gikomere nta kimwe atomora, ukuri Yesu arashoboye. Naramubonye mu gihe cyo kubyara, mu ndwara zikomeye.